impanuka naje nsanga imaze kuba ikintu nakoze ngewe nuko naje nje gutabara nzankuramo umuntu umwe wari urimo mu modoka wari wapfuye tangije turamuzamura tumugeza ruguru iriya tangije ngaruka gutwara umuntu wari urimo wari ugamyamye haruguru y'imodoka wari wapfuye nanone tumuzamura tumugeza ruguru iriya ndumva ari ibyo ngibyo navuye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagaragaje ko iyi mpanuka yabaye ku isaha ya saa 7:25. Amakuru yari yamenye nuko harimo abaturage 52 ku ikubitiro abaturage 16 bahise bahasiga ubuzima. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse hanyuma nibwo yahise mu muhanda ijya hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane kugira ngo kugeza ubu tumaze kubona abantu 16 bamaze bakomeretse bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Ikiri gukorwa nuko Minisiteri y'Ubuzima nk'uko nabibabwiraga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Imodoka nyinshi za ambulance n'iza gisirikare zagiye ziza ahangaha ziza kwevaka abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Ubiriwe nawe wasiwe nimuntware gakeya aho iwanyu ndacumbitse. Mubiriwe ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Nzakwamburwa yewe wamubiriwe nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazabahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso, ntiyakunze yuko inzu ye icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Iri ni ijambo ry'Imana dusanga muri Luka igice cya 12 ku murongo waho wa 40. Naragusize nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa, ariko wanze kunyurwa. Ni ukuri koko iyaba buri wese yamenyaga ibiraza kumubaho, hari ibyo yakabaye ashyira mu buryo cyangwa yakabaye ategura kugira ngo igihe nk'iki gikomeye nikimugeraho kizasange yiteguye kandi ahagaze neza. Ni ukuri reka dutangire kandi twihanganisha ababuze ababo muri rusange, cyane cyane ababuriye ababo mu mpanuka ikomeye yabaye kuri uyu wa 11 Gashyantare 2025 mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Rusiga ho mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi mpanuka iteye ubwoba cyane, kuyumva kuyireba byo bishobora kuba byatera buri umwe wese uhungabana uri kuyireba, kuko bigoraniye cyane ko wayisobanura cyangwa se ngo ugire byinshi cyane uyivugaho, kubera ko kuyibona aho yabereye umusozi urenga kilometero kimwe umanuka mu mubande yakonkobotse, abantu bamwe bakagenda basigara ku misozi hejuru, abo Imana yashimye kurinda bagahumeka umwuka w'abazima, abandi benshi bamaze kuva muri uyu mubiri. Aho dukora iyi nkuru, tangazo polisi y'u Rwanda yatangaje yavuze ko ubu ngubu abamaze kubura ababo muri rusange abantu 20 bamaze guhitanwa n'iyi mpanuka mu bantu 52
bari bari muri iyi mpanuka. Muri rusange rero hari abantu batandukanye bakomeje kugenda badusangiza amakuru ku ikubitiro ry'abagiye babura ubuzima muri iyi mpanuka, kandi tunihanganishe abo mu miryango yabo muri rusange. Reka kandi twihanganishe abo mu miryango wa Revocate wababuriye ubuzima muri iyi mpanuka ikomeye cyane, aho ndetse yaburiyemo ubuzima n'umwana we. Kandi n'umushoferi nabonye abantu benshi bagiye kugenda babigarukaho, yari ukiri mutoya cyane. Bamwe bagiye banabihuza yuko iyi mpanuka yaba yabaye kubera ko iyi modoka yari itwawe n'umusore ukiri mutoya. Bamwe ho barekaramaga bavuga ko byakabaye biba byiza izi modoka z'amabisi manini zakabaye zitwarwa n'abasaza bakuze bafite imiryango, kuko bo baba bafite ibyo baramira. Gusa ukurikije uko iyi mpanuka yabaye, nta burangare bw'umushoferi bwabayemo, ahubwo ni impanuka ibaramutse kuba muri rusange, kuko byagiye bisobanurwa n'abayobozi batandukanye, by'umwihariko n'inzego za polisi zatangaje uko iyi mpanuka yagenze. Batangaje neza yuko byaturutse ubwo habagaho kunyuranaho kw'imodoka, maze iyi bisi yo mu bwoko bwa bisi nini zitwara abagenzi benshi ya international ikaza gupfumuka ipine igata kontrole, kubera ko yari iri ku muvuduko udepansa iyindi modoka, bigatuma ibura kontrole by'amahire makeya, ikaza gukora iyi mpanuka iteye ubwoba ndetse inakomeye cyane. Mu bikorwa byahise bihaba by'ibanze byihuta by'ubutabazi, mu bufatanye bw'inzego bwite za leta, abaturage ndetse n'abandi bikorera ku giti cyabo by'imiryango itandukanye, byagobotse kugira ngo babashe gufatanya gutabara abari bakirimo umwuka, ndetse no kubasha kuzamura imibiri yari yamaze gushiramo umwuka, kugira ngo babashe kugezwa mu rukiro rw'ibitaro bigiye bitandukanye, cyane cyane byo mu mujyi wa Kigali, mu buryo bwo kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga abakiri mu mubiri, ndetse n'abandi babashe gutunganywa kugira ngo mu gihe hategurwa gahunda yo kuzabasezeraho nyuma. Leta y'u Rwanda nk'uko ihora ibereye abaturage, nk'uko kandi umuturage ayigiramo ijambo muri rusange, nuko banabivuga ngo umuturage ku isonga. Niyo slogan ya leta y'u Rwanda, umuturage ku isonga. Nibyo koko, nayo mpamvu leta y'u Rwanda by'igitaraganya impanuka ikimara kuba ibiro bikuru bya Minisitiri w'Intebe Primatire hahise hasohoka itangazo rya guverinoma y'u Rwanda muri rusange. Iri tangazo ryanditse mu ndimi ebyiri, Ikinyarwanda n'Icyongereza, aho ryanasinweho na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edward Ngirente. Itangazo riravuga ngo guverinoma y'u Rwanda yihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka y'imodoka yahitanye abantu 20, abandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga, akarere ka Rulindo. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku muryango wabuze ababo no ku bakomerekeye muri iyi mpanuka. Tuributsa abakoresha umuhanda, cyane cyane abatwara ibinyabiziga, kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda, kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Reka dushimire by'umwihariko ubuyobozi bwiza bwa leta y'u Rwanda bwafashe akanya nk'aka ngaka, kandi bukanizeza bunasezeranya abantu bose baba bari muri iyi modoka ubufasha, baba ari abarokotse mu kwivuza. Leta y'u Rwanda basezeranyije ubufasha, ndetse n'abitabye Imana ubufasha bwo kugira ngo baherekezwe mu cyubahiro kibagomba nk'abanyarwanda, nk'uko umunyarwanda igihe cyose, umuturage w'u Rwanda iteka ryose ahora ku isonga. Muri rusange hari abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibaza, ngire ngo igihe aba bantu bazashyingurirwa, ngire ngo mu yandi makuru yacu akurikiraho turaza komeza kugenda tubakurikirana neza byose uko bimeze, kugira ngo tubashe kubagezaho uko imihango yindi izakurikiraho, kubera ko ibyo ari byo byose umuryango y'abano bantu iratandukanye. Hari abatuye muri Kigali, hari abatuye za Musanze, hari abatuye mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, kandi buri wese agomba kuzashyingurwa aho umuryango we uzagena, kubera ko na leta y'u Rwanda yiyemeje
kuzatanga ubufasha bwose muri rusange bwo kugira ngo aba bose bitabye Imana babashe guherekezwa mu cyubahiro. Uri byose rero reka dushimire abatabaye ku ikubitiro kugira ngo babashe kuramira abari bagihumeka umwuka uyu munsi, bakaba na none umunota bakaba bagihumeka. Harimo n'abahise bitabira Imana kwa muganga nkuko byagiye bitangazwa, ariko muri rusange umugisha w'Imana ube ku batabaye abandi, kandi mukomeze musengere n'abagihumeka umwuka bazima kugira ngo bazaze nabo babashe guhamya imirimo y'Imana no kugira neza kw'Imana, yuko n'ahandi abantu babona ko bidashoboka imbere y'Imana byose biba bikunda kandi biba ari nk'ubufindo, mu gihe abandi babonaga yuko byarangiye, Imana yo iba hari abayo yasigajeho kugira ngo bazahamye, kimwe nuko hari abo urugendo rwabo ruba rurangiye, igare ryabo ryari ririya ryo kugira ngo batahe. Dukomeze abasigaye kandi tunasengere abakomerewe bose muri rusange, tunihanganishe n'abakomeje kugenda muri rusange babura ababo mu bindi bihe bitandukanye by'uburwayi, by'impanuka n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Nkuko byose bimeze, dufatanye, dufashanye, dusengerane, twunganire, tugirane umumaro kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana neza cyane. Impanuro TV rero turabakunda, mukomeze kubana natwe muri byose rero, kandi turabakunda cyane cyane muri byose. Imana imahana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagira neza muri byose mukora. Shalom. Sinzongera kubabara, yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa. Ukabugowe n'isi, ihangane komera, hari aho tuzaruhukira. Uyu mubiri nudushuke uzabora, dukorera isi nk'abazayivamo, dukorera ijuru nk'abazaritaha. Zakwamburwa yewe wa mubiri we, nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira. Iwacu mw'ijuru sinzongera kubabara. Yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa. Zakwamburwa
ni impanuka ikomeye ya bisi ya kampani ya International yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu, aho yari irimo abaturage bagera kuri 52 nk'uko bene kampani babigaragaje. Abaturage bayibonye bagaragaza ko yagiye ibajugunya aho yagiye imanuka hose, ku buryo yageze ahangaha muri iki gishanga hasigayemo umuntu umwe nawe waje kuhaburira ubuzima. Gusa uko bigaragara iyi modoka yangiritse cyane, dore ko aha ihagaze ari hejuru y'urutare, ku bw'amahirwe nibwo rwatumye itamanuka ngo igwe hasi mu mukoki cyangwa se muri ruhurura nini cyane ihari. Ndagira ngo wumve bamwe mu baturage babonye impanuka ndetse baje gutabara uko babibonye ndetse n'ubutabazi batanze, dore ko bakuraga kuri uyu musozi bahitanwe n'iyi mpanuka babazamura kuri kaburimbo muri ibyo birometero bigera kuri 2. Impanuka naje nsanga imaze kuba. Ikintu nakoze ngewe nuko naje nje gutabara, nzankuramo umuntu umwe wari urimo mu modoka wari wapfuye, ndangije turamuzamura tumugeza ruguru iriya, ndangije ngaruka gutwara umuntu wari urimo uryamye haruguru y'imodoka wari wapfuye, nanone turamuzamura tumugeza ruguru iriya. Ndumva ari ibyo ngibyo nabonye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagaragaje ko iyi mpanuka yabaye ku isaha ya saa 7:25. Amakuru yari yamenye nuko harimo abaturage 52, ku ikubitiro abaturage 16 bahise bahasiga ubuzima. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse, hanyuma nibwo yahise irenga umuhanda ijya ahantu hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane, kugira ngo kugeza ubu ngubu tumaze kubona 16 bamaze bakomeretse, bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Ikiri gukorwa nuko Minisiteri y'Ubuzima, nk'uko nabibabwiraga, na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Imodoka nyinshi za ambulance n'iza gisirikare zagiye ziza ahangaha ziza kwevakura abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Iyo ugeze rero aho iyi mpanuka yabereye, ubona ko bimwe mu byuma by'iyi modoka byagiye bisigara ku musozi, kuko ahangaha iri yamaze gusamburika cyane ku buryo bigaragara ko itakiri imodoka, ariko gusa ngo yageze kuri iki gice igihinda nk'uko abaturage babigaragaza. Abenshi bari bari muri iyi modoka, bamwe bari bavuye kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali babyerekeza mu karere ka Rubavu. Gusa nguko uko bimeze ahangaha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga, uko iyi mpanuka ikomeye yagenze. Murakoze cyane.